sobanukirwe ubundi uyu muraba utumye mutamenya Yesu umuraba nyawe utumye usangira umugabo n'umwana wawe ubundi uyu muraba uturutse he Pawulo rero ngo aratangaza hejuru y'iyo miraba yose yego waravuga ngo uri bubyumve nta uragira icyaha bose umuntu uri bwumvire ntacyo upfa guhindukira gusa cyane upfa kumvira inama gusa nibyo noneho ngo amaze gutangaza ayo makuru ngo bagezemo hagati niho warugeze baje inkogi imenetse mugeze hagati irameneka nibavuga kumeneka yaramenaguritse ariko ngo abana b'abahungu barimo abanyabwenge barimo bafata akabaho dufite ikimenyetso kare akabaho kukikasigaye ariko aka kabaho we kuki uyu muntu yiyongoje ati ndafata ikimenyetso cy'ahondi ndafata ikimenyetso cy'aho twatabaye ntarwane n'amazi ikimenyetso cy'aho yavugiye yego ivuga twari duhari ndafata basi ikimenyetso cy'uko yavuze hari abantu basigaranye ikimenyetso none si uriya mugore utuvuta uriya Serifati si akabaho ni akabaho si koko nyine yari afite umuhanuzi ati yarabanje ati wowe umva uko bimeze tira ibintu kuko utanzanaho bya bindi kuko akabaho uragafite kuko akabaho uragafite nakabona ikimenyetso cya Yesu cyabonetse ufite ikimenyetso cy'amaraso ni uko cya Yesu ufite ingingo ikurengera ufite itikiribo ufite ingingo ikurengera ikimenyetso cy'amaraso reka tubwire abantu hari inzira y'isugi yego kari akabaho ni inzira y'isugi kabisa ni inzira itamenyerewe hari inzira Imana itaracamo zikiri amasugi igiye gucamo ni inzira utakwirwa ntabwo yari imenyerewe ni inzira ubona ko Imana itakwirwamo izindi barazitambitse izindi rwose ariko ubutabazi bw'Imana yego buciye ahantu utatekereza ubutabazi buje inkogi imenetse hari akandi kayira warahombye nibyo ndabyemera ariko hari akantu wasigaranye wafashije abantu ako gaterura ukajyana imbere y'Imana ako ni akabaho aka kabaho rero aka kabaho gafate neza wowe fata akabaho ibintu iryo shuri ry'umwana wishyuye aka kabaho k'umuntu wagaburiye aburaye aka kabaho ka mitiweli watangiye abantu aka kabaho ka bitanu byawe watanze indushyi karya aka kabaho wategeye abakozi b'Imana bajya mu murimo aka kabaho k'isibangura itogosheje nkayirya hano hari abajya bazingurira mufate utubaho ariko hari umuntu ufite akabaho mu mujyi ndabizi azadukurikira hari umuntu ufite akabaho ndamwibutsa uriya mubyeyi w'umuntu uriya mubyeyi ingoma ye niyogera duhesheje umugisha buri muntu agira ingoma kariya ni akabaho ni akabaho ako kabaho mama gafate ibindi duherutse kunyura iwawe uravuga ati mu bwose mufate akabaho kariya kabaho katugejeje ati ngiri iduka buri muntu afata icyo ashaka buri cyo dufata nicyo ari kumwe n'umugabo ati mva mwafata icyo mushaka hajya nkubaza ndetse mfatike nari nabuze icyo nawe utimfatike nabonaga byose mbikeneye Yesu we ariko ndashimira Imana abantu rero bafite utubaho mufite ako kantu wasigaranye ako kantu wibitseho uko kuntu wambitse ipfubyi uko kuntu wambitse umupfakazi uko kuntu wishyuriye abantu mituweli uko kuntu wafashije abantu muri karitsiye utuyemo erega n'uwo muntu wahaye umuturanyi erega nako ni akabaho ariko mana nicyo gitenge wahaye umuntu ngo akenyere ariko mama Leonel akabaho katureze tugakura tukakagenderaho akabaho kanzanye Kigali kakakuzana mvuye ku isuka mfite imyaka imeze nk'amaribori akabaho wagenderaho warakowe iriya myaka yose akabaho unagendeho 11 gashira narakowe warakowe akabaho nafashe nkabambyaye gatatu kandi bazize ariko uko mudafata akabaho fata akabaho kawe nkwereke uburyo byo kwamuka nkurikirwa n'abanyamwuka n'abanyamubiri nkurikira rimwe yigeze kuko nkurikira ahitayigenda ntabwo yamenye ibyo turi kuvuga ntabwo azi Ikinyarwanda ni igihe kiye burayi ufite akabaho ubone uri bunkurikire shatofa ariko uzi ko bibaye abantu bakiri kubaho biravuze rero biravuze ngo inyanja turimo yari iri mu muraba kandi inyanja nibavuga inyanja wumva isi ubwo reka tubafashe kubyumva tuvuga isi twe kubarushya mu mutwe isi urimo ifite ibibazo inyanja isi yakumeneye inkuge yabomotse ntuzi n'ibyo warupakiye aho byagiye ariko usigaranya akabaho rwose usigaranya akabaho iduka ryarahombye ariko usigaranya ntabwo uzi aho banyuze inshuti wagiraga ntuzi aho zanyuze ariko usigaranya akabaho
konte irashizeho ikintu ari kusigaranya akamaro. Turongeye turabashuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana ba Eva Mama Lionel icano ikurikirwa n'abantu bahisemo neza bazi aho bashakira amagambo y'ubwenge, amagambo yubaka, amagambo y'ubuhanuzi. Turanezerewe cyane tukwakira tuguha ikaze wowe udukurikira wicaye icara mu migisha y'Imana, wowe udukurikiye uhagaze Uwiteka ahagarare mu byawe. Umunsi urabona ko natwe twahagararanye nawe. Wowe udukurikira uri mu nzira ugenda ukugenda n'ibyawe bigende. Wowe uri kudukurikira uri mu kazi ukora tukakugumishijemo kugeza igihe uzashakira kukavamo. Imana iguhereze umugisha cyane. Turagushuhuje Uwiteka kurindira uri mu mpande enye z'isi. Uwiteka kurindira aho ngaho. Imana ibahereze umugisha. Uyu ni wa mwanya twumva ijambo ry'Imana, wa mwanya Uwiteka ashyizeho ngo tumuvuge ko yera. Hano murabona kuri kamera ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, umufumba, umuhanuzi. Mana yanjye we, umukozi w'Imana umpamagara nkitaba, umukozi w'Imana Imana yapakiye. Umva niwe mashini gani nabonye muri iyi minsi uri gukora ibiri mu nzira byose bitazanywe n'Uwiteka akabihitana. Ndakwakiriye hano mu izina rya Yesu. Ibwira abantu bagukurikiye. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze tubashimire ko tutume ku butumire bwanyu. Hanyuma turanezerewe cyane kugaruka hano kuri itangazamakuru. Hanyuma nitwa Evode Nzayituriki. Ibyo nkora byo mwamaze kubivuga kandi nabyo biranivuga no mu kanya birakomeza kwivuga. Amina. Rero Imana ibahe umugisha. Amina. Amen. Turabashimiye cyane. Tugiye gutangira n'ubundi umukozi w'Imana wabisigiwe amavuta adufasha gusenga, agusengera aho uri hose isengesho rirahagera. Mana ishobora byose. Nibyo ishobora byose. Mana y'imbaraga nyinshi. Nibyo. Mana y'ubutabazi bwacu. Alleluya. Mana twizeye. Mana twakurikiye. Yego. Mana idahinduka. Mana yihagije. Mana idasaba support. Mana iri hejuru y'ibindi byose by'imitima. Mana iri hejuru y'abakonikoni. Mana yiyemera. Uriya Imana niyemera. Ndafashije. So uriyemera. Ni isengesho ndafashije. Uhaguruka n'ubundi uhagaze. Mana izamura urutoki isi kubara. Imana ifata urutoki gutya umugabo wavukiye amezi 9 umuyobozi akagwinya. Yewe. Mana ishobora gufata ururimi rukagobwa rw'abatuye isi. Mana ufata umugabo yambaraga costume akajya mu ishyamba kurisha nk'inka. Yewe Mana urambura ikiganza ku nyanja itukura. Igo itaramazi igatandukana ikahinduka amabuye yari amazi. Mana ufite ubushobozi bwo guhindura amazi buye. Mana winjira mu nda y'umubyeyi bazinze ukagenda ukamuzingura akakira urubyaro. Nta consultation ibayeho. Mana ifata umuntu ikamubaga mu mugongo igacomokora n'inyana bakayibona. Mana ibyaza umukecuru nka Sara atagifite ibimenyetso byo kubyara agatinyuka akabanza umuhungu. Mbega Mana yadukuye mu byare firiya ukatuzana muri uyu mujyi. Mana wampagaritse muri uyu mujyi ukawuma nkawugendamo ntafite ubwoba. Mana yatumye u Rwanda rubaho rukaba ruvuye hariya rukaba rugejeje hano. Mana ishobora ibintu byose. Turagushimiye. Habwa icyubahiro. Uyu mwanya abana natwe tuzakuvuga. Turakwinginze. Turaguhendahenze. Kwa kundi usanga udukoresha. Ibi bintu bibe amateka nanone. Uyu muntu udukurikiye nta bandi ba Eliya bazabaho. Nta wundi Debora uhari niki. Eliya ni njyewe. Sisera zamura gatwa nkame. Nta wundi uri bufunga imvura. Nawe. Abantu nibatumva nta wundi uri bufunga. Turahari. Abantu nibatumva nta wundi urateza. Uradufite hano. Uyu mwanya turahagaze. Mpagaze mu cyimbo cya Eliya. Mpagaze mu cyimbo cya Debora. Mu cyimbo cya Debora. Uyu mwanya rero dufashe miri by'iyita Imana bye. Dukubise hasi. Impaka zose n'ikintu cyose kishyire hejuru n'imyuka izerera y'amayibobo mu kirere. Ibyo ari byo byose turamusenya. Dukubise hasi ubwami bw'abadayimoni. Turabuhomboye. Akanwa kavuze amagambo mabi tuyapfushe. Turagafunze nako kandi kabe gato. Turabiforomasi. Byose turabiforomasi. Yego. Abatekerezaga n'ababera. Uwari ugambiriye ikibi kuri twebwe n'abadukurikiye. Uwari ukuroza uburozi buramenetse. Uwari uje iwawe afite ubugome tumuramuyoboje. Impanuka yari ibaye imodoka urimo n'igikoze. Uwari wohereje ibintu tubisubijayo.
ibyari bihagurukiye abana bawe ntibikibabonye. Nibyemeye ko bongera gutsindwa. Uri Imana ishobora byose. Umurozi waruje vuba tumuhuje n'uwaje kera tubatsoye iruhande rwa. Dufasha abapfumu bo muri iki gihugu bose tubahuje n'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Dufasha abarozi bose tubahuje n'imbaraga zibamanura. Dufasha abakonikoni bose bakorera mu kirere cy'abamedi n'abaperesi. Dufasha icyakura n'indyarya n'abagome. Tubakubise umusaraba. Nibyo. Tubakubise amaraso ya Yesu. Nibyo. Tubakubise igitinyiro tubashyizeho batakwinyagambura tubafashe amateko. Dufasha abacuruzi bose. Nibyo. Dufasha abacuruzi. Abagendera ku dutaro ruhinduye ifu. Turashwanyutse. Abadiha nijoro imbyino zabo nzihinduye ubusa. Amaguru yabo tuyafasha atarahaguruka. Aha. Topestifo aha. Uri Imana ishobora byose. Nibyo. Twari turi kukuvuga ibi. Nibyo. Kandi tunahomboreramo imyuka ikurwanya. Tubirangirijemo byose n'ibirwanya abantu badukurikiye. Hari uwigeze kuvuga ngo umwanzi uguhiga ni umiga. Uturwanya ari kurwanya ubwami bwawe. Hano namwe mudukurikiye nizo turwana. Nuko bimeze ntambara. Duhagurukiye guhonda. Kandi turihagurukiye mu ntambara yeje. Ikirara bari barihaye turakibimbuye. Turagifashe none abarimo. Duteze ibipombe bya Misiri mu kirere. Duteze ibintu bikomeye. Bikomeye bihurura. Kandi dufashe ubwato bwa submarine. Ibyo biri mu nyanja. Byose. Tuciye muri submarine. Nibyo. Turekuye za misile za submarine. Nibyo. Turazirekuye. Turazirekuye. Abadayimoni baca mu nyanja. Bose barabijijwe. Turekuye submarine. Turabatwitse. Mu izina rya Yesu. Abadayimoni baca mu kirere banyuranwamo n'indege. Abaca mu matuwarete. Bose. Turekuye za submarine. Abaca mu materinete kwica iminsi. Turekuye submarine. Abaca muri za bomboni kuzambura umwuka. Turekuye amatopido. Pelipa. Doshara pistis. Twiremye intego. Dukoze inama. Nibyo. Simusika. Dukoze inama muri iri sengero. Duteye abadayimoni. Dusanze bakwiye gutera. Duteye ibirindiro by'ikuzimu. Dusanze bikwiye gusenya. Duteye inyubako za satani. Dusanze zikwiye gusenya. Tubohoje abana bari kuzimu. Nibabahoke. Tubohoje abantu bajyanwe. Tubohoje amafaranga yacu bajyanwe. Tubohoje amafoto ya leta. Tubohoje abakobwa bacu bazinzwe. Tubohoje ubwenge bw'abana. Tubohoje ibintu byawe byose bajyanye. Tubohoje agakiza mu buzima. Amafoto bagejejeyo. Twirukanye ibiyobyabwenge. Amazina n'amarikodi. Twirukanye imbaraga mbi. Twirukanye imbaraga zikorera mu matabi n'urumogi. Mu izina rya Yesu. Twirukanye imbaraga zikorera mu buraya. Mu izina rya Yesu. Y'indengakamere. Ibi byitwaga ibi ngibi byari barahaye sisiteme ngo ni indaya zikaba zarabaye indangamiro. Twirukanye uwo mwuka. Turawushenya. Iki kirere gikoreramo abahanuzi nta wundi mwuka wemerewe. Nta wundi mwuka urwo wongera gukora. Izindi konegisiyo zose zirakupa. Imyuka yose Imana irayicira. Iminara yose turayimanuye. Iminara twayikabye. Keretse Uwiteka natwe. Shalabinista. Dusenze dutwika. Kandi turakongoye. Turi umuriro. Kandi nisimusika. Turatwitse. Kandi ntibizongera kuzaza. Dutwitse impaka. Dukubise hasi. Ibyo bakwigaho. Dutwitse izo mbaraga. Sinjingwa zose. Dushenya amanama. Turatwitse. Turakongoye. Umuntu wese ukurikirana ino cana. Dukoze umukwabo. Ni umukwabo. Ku kintu cyose kimugenda. Kandi simusiga. Dukoze umukwabo. Twari turi gusenga. Umuntu wese uri kudukurikirana. Bitabishagura. Mana urakoze. Mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko ari uko amen. Nuko twari dusenga. Rero murakoze abantu badukurikirana. Iri sengesho ryonyine dushaka twasoza ikiganiro. Ariko turi ku ijambo, tugiye ku ijambo rivuga ubutabazi. Ubutabazi. Tugiye kuvuga icyitwa ubutabazi. N'ubundi icyerekezo ni ubutabazi. Ni gute abantu bakurikirana. Ni gute abantu bankurikirana kuri ino cano badatabara. Ubundi ubutabazi. Ubutabazi turabugereranya nka ambulance. Ndiyo. Ubundi ubutabazi turabanza tubwira abantu ko ubutabazi buba bukenewe. Burihutira. Hataza kugira umuntu uvanga ibyo n'ibinde. Urabukeneye ntumbe. Ubutabazi buba bukenewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo. Noneho rero hari impamvu ebyiri zituma umuntu adatabara. Nizo tugiye kubanza kuvuga. Tubanza turebe inkomyi. Tubanze turebe inkomyi. Tubanze turebe intambamyi. Yego. Tubanze turebe kabitera. Yego. Tubanze turebe ibyitambitse mu muhanda. Ugaca ibumoso. Ntabwo ibumoso hari ubutabazi. Ntabwo. Ariko iyo uciye iburyo. Yego. Ubutabazi buraza. Buraza. Ubwo ibyo bidabigereranya n'ikirere. Hari umuntu Imana ibwira ngo kora iki n'iki. Yego. Abangwa ngo nabyo nkoze.
ngo naboshize ngo hari n'undi wabembageye ngo mbikoze kabiri ntibikore ngo ntibyakoze ushobora kuba warabibwiwe n'umuntu nyine ariko iyo ari Imana ibivuze Imana niyo iri kuvuga noneho ugahita wibana yegora buriya Bibiliya iravuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira nubwo abantu babivuga bati ngaho mwari muvuze neza atari ko none ibyo muzanye rero noneho ibyo rero wanga nibyo ririmo ubutabazi umuntu mwageze kuvuga ati ntusenga cyane bikanga ibyo utura menshi nuko bimeze Bibiliya muri Yakobo iravuga ngo icyo umuntu abibyo nicyo asarura noneho ubutabazi rero buza mu byo umuntu adatekereza ubutabazi buza mu byo umuntu adatekereza nibyo buza mu busabusa hari igihe ubiba Imana igahita ivuga ati ariko uriya muntu ntamutabaye nanjye rwose nanjye urumva n'ukuntu undi Imana yiyumva iriyumva ariko nkayemera ukuntu yiyumva Imana iriyumva iherutse kubwira Mose iramubwira ngo ugende ubwire Farawo ngo nduwundi we ngo biryo n'izina ryayo ngo umubwire ko nduwundi we ni nkaho yakavuga ati ntanzaneho ibintu byinshi nduwundi we nta bindi genda umubwire iriyumva rero Imana iriyemera cyane kandi noneho n'abantu bayikorera mu kuri nabo bariyumva none se ntiwamunyeganyeza ubuse reba nkawe ibintu umaze iminsi ubomagura umuntu ariyumva bitewe na se nta no kunanira bitewe n'aho uvuka ku Mana hari umuntu uherutse kuntera story arambwira ati buriya umuntu w'Imana wese aba ari umufungamutwe aba afite ivisi mu mutwe bikajije hari ukuntu umufungana abadayimoni avuga ntimubujijwe nta bushara i Kigali urumva nta bushara ku meza ngo urumva hari ukuntu mfungana abazimu nkaba ngo nta mukene Kigali kera fanda yafashe urwagwa ati ibi bintu Kigali mwebwe murabona musubizeyo noneho tugaruke nande karakanyuze karagaciyemo ariko karigisha ariko Imana irawufunga pe noneho Imana ndakwica Farawo Imana cyo ku nyanja ndafungana umutwe uramenya ko nduwundi niko bimeze noneho kandi iyo yamaze kukazana ntabwo wayizanaho ngurumva ngo ndabyibushye ngo mfite ngo gutya iragutumbaritse iragutumbura cyane noneho ubutabazi rero umuntu wanze kumvira Imana ntagatabarwa kubera ko buriya Imana ikunda abantu bayumvira kubera ko ngo kumvira biruta ibitambo kandi kumvira bituma umuntu agera hatari kugera nese niba umukuru w'igihugu cya Amerika abantu bamwumvira bazamura bamwumvira bamwubaha Imana iyo uyumvira urumva yakora ibingana yagutuma uriya munyamakuru nawe rero uriya nawe afite akantu uriya nawe ni mubi nawe yubatse umunwa uriya yubatse ikintu gikomeye yubatse umunwa Mana nyagasani iyo yumvira iragutumbagiza ikaba ari kwizamura noneho hari umuhungu uherutse kuyumvira witwa Dawidi twese uri mu ijoro ayumvira nta n'igiceri cy'ijana agira uriya musaza wanjye nawe ari mu bantu b'iyumvira umusaza wateye ubwoba ariyumva nawe kandi arakuka gake kiwe mfiteho nanjye noneho Dawidi arayumvira ari inyuma y'intama arayumvira aragiye yego arayumvira arahaguruka noneho ajya gukubita Goliyati yananiranye yego iravuga ati ariko kubera ukuntu nyumvira ukwiye kuvamo umwana vraiment iyo wumviye Imana igukuramo icyo utari kuvamo ariko ntabwo nyumva kuko ndabona hari abari kuri sosoma hari abatanyumvira hari abari kuri za mayoneze batanyumvira hari abari kuri hita ariko batanyumvira hari abicaye mu bishorishori ariko batanyumvira ariko kukunyumvira kandi uri inyuma y'intama yaravuga ati rwose harabona haya maraka ariko ntibanyumvira umuntu unyumvira atanari mu gisirikare cya Sawuli Imana irabati nta wundi mwami nabona ni wowe mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ashaka haleluya Dawidi kubera kumvira aca igihanga cya Goliyati Imana iramufasha iyo wumvira rero Imana iragufasha uzi ko aribwo bwa mbere arisha umuntu nibwo bwa mbere ako ni ikiherewe mbere yari yarabanje kwitoza ariko kwitoreza ku ntare n'ituvu noneho kubera ko cya Goliyati cyari kinini cyagendaga niba cyageraga Abisiraheli bose bakajya mu minyago
noneho kuriya kuntu intare itontoma yari ari kwitoza imirindi amugeze imbere rero akiri kwivuga akirimo yivuga ati ariko shaka wagahunguwe wowe abakuyemo ingofero atanze inzira y'urupfu umwana uzi kwiyumva noneho akuyeho umwana uzi kwiyumva aravuga ati nagira ngo ako kagofero gakuremo gitangira kwigira gutya ati wowe mu kanya shawo umwana nawe aratangira ati pfa kuba numviye Imana ati no mu byo uzize ko wavuze Imana pfa kuba numviye Imana uzize ko wavuze yera nabi iyo uvuga ibindi ntuyishyiramo iyo uvuga ibindi ukanguka ariko ubwo uvuze ugasukana bene wacu ariko udashyiramo ngo mbasuzuguranye n'Imana yacu ibi bireka nanjye nari kuvuga oya iyo udashyiramo uturozi bamaze kubwiriza iyo udashyiramo iyo udashyiramo cyayi iyo udashyiramo cyayi iyo utabishyiramo ubundi ukivugira ibyo wishakira ibindi byose ariko ntukore ibyo ntushyiremo iyo udakora utwo tunama utwo tuntu itatu wakoze ibindi turi ariko ibyo byo kuvuga ngo ubwo utangiye ibindi warabikoze ariko ubwo utangiye kubahuka abantu b'Imana ubu noneho nta bindi agira gutya noneho Goliyati ubwenge bwe Imana irabutwara ariko banza aragiraga gutya imusukiramo amazi akagenda aho Goliyati arakumva akazunga isereri yagira gutya yagendaga gutya akazunga isereri kuko yanagendaga areba agakino k'uwo mwana ndetse ubwo ngireguka ngo yigira imbere areba agakino k'uwo mwana akareba uzi ko yapfuye mbere itarahagera yapfuye ubundi yapfuye mbere yishwe n'amagambo avuye muri Dawidi erega Dawidi yari yabanje no kumwica mbere yaramubwiye ngo ataranarimutere yaramubwiye ngo mu kanya ubwo rutwe rwawe ndarugarurira ibisiga yari yamuhaye isezerano ry'urupfu niwe muntu wa mbere wasezeranijwe gupfa ararapfuye uriya muhanuzi ndamukunda uyu munsi ndakwica nkubagira ibisiga byo mu ishyamba uriya muhanuzi ndamukunda uyu munsi Shadawi igendera uruhuka abagabo n'abagore turahari wenda tuzagusanga umugabo warapfa ntabwo wasize imbwa ariko turahaye duhagaze muri icyo kintu turahari natwe turatera isereri ibintu byose noneho rero uyu muntu uko yumviye Imana agakora icyo Imana imuhase gukora akacyemera yego Imana ihita ivuga ati ariko muri iyi si mbonye umuntu unyumviye reka rero ukora inama ijuru rikicara ati rero uriya mubyeyi akwiye gutabarwa Imana iti marayika ubivuze gutyo ingingo ya mbere ni dushingire hagomba kubaho ingingo yego iyo udafite ingingo ikurengera ntabwo bikunda yego disi upfa saa sita ibiryo bihiye urapfata impanuka iragukubita kuko nta ngingo ikurengera ihari kwasiteri izamuka shorongi ikamanukira epfiri nta ngingo ibarengera irimo ntundenganye nta ngingo nuko bimeze ntabwo wadupfana ubutabazi bwawe nibuhari ntabwo wari kudupfana ntabwo wari kugenda kuko ubu ngubu uyu mubyeyi ari mu bantu bafata imyanzuro y'abagenda n'abatagenda rwose yaruhagaritse rurahagarara kandi iyo yakoranyemo n'amashinigani rihari kaba kabana ariko nugira umwete wo kwezi gucyumvira ijambo amahirwe arahari urajya mu bandi nureka ubwo izi ndaya zidukurikirana nizigira amahirwe yo kubireka nukuri urajya mu bandi hari ubutabazi kandi buba busevinze ahantu noneho uyu muntu wumviye rero ahabwa ubutabazi undi muntu wa kabiri ariwe dusorejeho ni umuntu ugira gutya akavuga ati jyewe nubwo wenda ntubaha Imana nkaba ntemera n'abantu ariko ashingiye abarakora ibintu bakora ashingiye rero yazabo ashingiye kuri za rero ashingiye na twa tuntu bigira ngo wakabonye Mana ashingiye kuri utu tuntu ashingiye ukuntu njya mbabona ku mateleviziyo n'amacano bavugiye babyina batibasha nubwo ntayizi neza ariko ashingiye kuri bari abamama bangana kuri bafite imyaka bakuze bari mu bintu basobanutse rwose utuntu twabo turamfasha rwose akavuga ati alo ntabwo ndi umukristo ariko nkunda abakristo noneho nohereje ibi mukora umurimo mukomeze mukristo mukora uwo murimo mwiza kuko muratwubaka ariko jyewe ntabwo muzambona nyine ndi kugira gutya kuko sinzi ibyo ari byo ntabwo mbishoboye ariko nshizemo vitensi mukomeze mwikoke aha turi kugana ahantu heza rero ijuru naryo rimwikaho ndavuga ati rero nubwo utigeze kutumenya twe turakuzi yego se niho bibiri ivuga ngo ivu biri mu mvura ababi nabe sama mu murima w'urumogi tugashiduka igoye none yewe Mana we ugira ubuntu ubwo butabazi rero uwo muntu nawe babukwiye
ijuru rimugeraho. Ubwo biravuze ngo umuntu wese udafitiye umumaro Imana ntabwo aba akwiye ubutabazi bw'Imana. Hari umuntu wigeze kujya muri koma bamushyiraho bomboni, noneho umuhanuzi ajyayo Imana imutumye. Agezeyo arangije Imana iramubwira ngo ngiye kumukura muri koma, ariko uhita umumbariza ngo nibura hari abantu babiri yigeze afasha mu isi kugira ngo mugarure. Babiri bonyine nababura umubaze ngo ndakugarura ukora iki, ko ntacyo wakoze n'ubundi. Ariko se koko Imana ikunda abantu bagira umumaro. Ariko se koko ava muri koma, umuhanuzi ati ri itiravurambajije do petifo amena amatasi n'amadongozi no koparasita yose aramena. Ahandi ramubwira ati ubundi Imana yantumye ngo irakugarura mu isi ngo uyimare. Wakoze iki mbere yo umugabo arareba asanga vewiti ye yegendagamo wenyine. Atera ibyondo abagore batwite. Nimanyumvira umugabo arasacinga areba mu banyeshuri bose asanga abana be nibo bigaga gusa, aba bandi birukanaga nta n'uwo yavugaga ati nyaboneka. Nimwumva Umugabo arareba asanga igipangu cye cyahoraga gikinze kiriho n'imbwa ku ruhande, kiriho n'imirwanya basazi hejuru n'amashanyarazi acometsemo. Umugabo arasacinga areba mu cyumba, areba ahantu hose, areba ibitelefone atunze, areba iki, asanga nta muntu n'umwe yigeze afasha, yigeze ahana arifu. Imana ibwira abamuhanuzi ati mubwire ngo igendere rero jyaho wakoreye. Igihe nuko usanga boss wawe Genda. Twari tuvuze ibi rero. Yego. Ku kijyanye n'ubutabazi. Aleluya. Imana itabara umuntu uyifitiye inyungu. Nibyo. Niba nta nyungu ufitiye Imana rwose tutazatabaza nawe ukaza gushyiramo urusaku. Oya rwose yabasakuriza abantu. Widusakuriza. Umuntu uri gusaba ubutabazi ntacyo abumaza. Umuntu uri gusaba ubutabazi ngo aburyame hejuru gusa. N'ufite nawe aho yatabaye. Ariko Mana yanjye. Nimba hari aho watabaye nawe ugiye gutabara. Mama Leone erega nta musirikare ujya mu mafunzo atazagira icyo amarira igihugu. Yego ra. Ibyo yakora yazabishyira he? Yego. Yazajya kubyiga uraserukirana, yazakwiye kubiserukira he. Rero ni ukuvuga ngo ubutabazi bw'Imana bugiye guhabwa abantu tugiye kuvuga. Haleluya. Hahandi ugiye gusesera ni kukubona mu isi y'umwuka, ni kukubona wagezeyo. Iyo utangiye kurebera muri izo rinete mbabona hari ahantu utangiye kujya. Ubu nageze ahantu, nageze ku kantu gato bagiye gutabara. Ako kantu beno Steve hari akantu uri kubona ugiye gukubitamo kabisa. Ntabwo bigombera byinshi. Ariko nushaka guhita unakajyaho. Ntabwo biri bugombera umufuka w'umuceri watanze. N'inusu watanze igiye gutabarirwa. Uri kuvuga ubu butabazi. Nibutse amakuru yabaye mu nyanja rwagati. Pawulo na bagenzi be inkugi imenetse. Ku kirwa Merita. Yego. Ndayibutse. Ngo bakonkobotse ku kirwa Merita bari mu nyanja bishingikirije mu nkuge, barimo ari abahanga inkuge bayizeye ko ari sawa sawa. Harimo abahungu bazi koga, bayujuje ubuziranenge, harimo abahungu babihuguriwe, bapakiye mesanse, ipakiye ibiro byujuje ibyangombwa, bapakiye ibyo kurya, mbere yo kuyaguruka baverifiye ko nta kibazo. Barangije bageze hagati ntigeze imeneka, bari ku nkombe ngo biyaranje bafata indi, ntigeze imeneka benda kugera aho bajya, yamenetse ngo bageze hagati, bagezemo hagati irameneka. Ariko itarameneka nkunda abahanuzi. Haleluya. Ngo Pawulo yari yababwiye ngo nubwo mubona hajemo ibi n'ibi, yego ati ndabona, mukaba mubona hajemo ibintu by'imira, ukabona igihombo gitangiye kuza, ukabona abantu batangiye kwiyitirira ibyo batari byo, ukabona fiançailles itangiye kuzamo ikibazo, ukabona abantu batangiye kugutera umugongo, ukabona wakubwiraga ko agukunda nta kintu na kimwe, ukabona sheri wawe atangiye kukubwira atari kurahengana, yego ukabona umugabo atangiye kukubwira ati gabanya ibiriyonda nini, ukabona ibintu byose ahantu wacururizaga bitangiye kujya bicura, yego ukabutahira aho utacuruje, abo ukora bagahembwa, ngo arabwira ngo tereta bagako uwo mura yari yabyeretse. Nubwo mubibona hari amakuru mfite guturuka, yego hejuru. Haleluya. Kisheri. Uzi ko abantu barahabwa akabaho ni abantu bafite amakuru, ni abantu bafite amakuru. Akabaho uzi gupfa kukagenda, ntabwo ari ugupfa kugafata, nta nubwo akabaho kagenderwa hehe. Akabaho ubundi bakagenderaho umuntu ufite amakuru, kubera ko kicometse ku ikuru. noneho
arababwira ngo araruye muri twese nta muntu urayigwamo. yahanuye ubuzima yahanuye ubuzima yaravuze ati nta urayigwamo, haba utwite haba utazi koga haba uwateye hareruye haba umunyagici n'utwite ni muhumure, haba uwatijwe umwuka wera haba umunyagici n'utazi iyo biva n'iyo bijya muhumure wageze kuri no ntabwo uyigwamo ntacyo kibaye. twaje tu kandi inkuge umuraba wari umeze nabi. iyi minsi hariyo umuraba, imiraba imeze nabi, waretse tukabanza tukawuvugaho. umva hinda ku muraba, umuraba ujya ku muraba uhitanye igishoro cy'umuntu nkurikiye, ujya ku muraba umusenyera urugo kandi ari mwiza, ujya ku muraba utumye akenera burayi, ujya ku muraba utumye rambere ziteze ibye, ujya ku muraba utumye umuntu atwita azivamo, ujya ku muraba utumye umugabo arutaye nta mpamvu, ujya kuri iyi miraba yo mu buriri, ujya ku miraba yo mu iduka, ujya ku miraba itumye ureba imirari wakazaga neza, unkubitira imiraba, imiraba mvugira imiraba, ujye mu miraba y'amadini, ujya mu miraba y'amadini, ati uyu ni uwanjye, ujya ku miraba y'abapfu mwana, kandi uwazi ko yapfuye, umuzima ari kumurwanira azi ko atari uwe, ngo umuzima ni wo wanjye kandi uzi ko wowe wamwishe. nosha testifo agini mini, urabizi ko wowe wamwishe, waramwishe, urabizi ko itorero ryawe waryishe, none urimo urarwanira ibizima, urarwanira ibizima, umuzima ni wo wanjye, urarwanya abazima, wawe waramunise, uwo ni umuraba, wawe waramuriye, uwo ni umuraba, wawe wamukuyeho akaboko, uwo ni umuraba, wawe wamukuyeho umutwe, uwo ni umuraba, wawe wamuciye akaguru. mbega umuraba, mbega umuraba we, dore umuraba rero, uyu muraba utumye abantu bayoberwa, abantu b'Imana b'ukuri n'abanyabinyoma. uyu muraba utumye umuntu asonzera imbere ya bene se barepetana. uyu muraba utumye umuntu ajya gushingirwa, yajyana mu nama nyobozi bakabusenya bukigera aho ngaho. uyu muraba utumye bakwerekana bugacya urwara igicu. uyu muraba utumye ushaka ninjoro ugahinduka ntuza. uyu muraba utumye umwana wabaga uwa mbere asigaye azana imibare irimo mobile money. uyu muraba utumye umukobwa wawe yarambaraga neza bakaba yambara mu cikopa agaca mu mihanda y'Inyamirambo n'ahandi afite isigara y'itabi. uyu muraba utumye abagabo batobora amatwi. uyu muraba utumye amadarapo ya ntuza azamuka. si umuraba utoboje abagabo amatwi wo ni bwo. uyu muraba utumye abagabo bigendesha gutya. uyu muraba utumye abagabo bahena bagenda baheneretse. uyu muraba utangiye uyu muraba utumye abagabo bazana utubuni i Kigali. uyu muraba we, mbega umuraba, uyu muraba utumye abagabo barerambura amaso, abantu b'abagabo bafite ubwanwa. uyu muraba utumye abagabo bambara amajipo n'amakanzu. nta soni. sabiti ubundi mumeze mwabaye, ubundi muturutse, ubundi ninde wabaroze, ubundi muri agati gaturutse he, muje muti, ubundi muri ba, uyu muraba muzanye mu mujyi, ubundi bimuzanye nibi, uyu muraba ubundi uyu muraba, ubundi batewe, ubundi bibiteye. uyu muraba utumye umuntu yari pasiteri akavamo akamburwa inshingano, agasigara n'izina ngo ari muri pasiyo. uyu muraba utuma uhabwa pasiyo utarageza imyaka. Imana sigira pasiyo ubu, si imiraba ba Eliya barakoze. iyi miraba ba Petero naho nabo bakoreraga no hanze y'urusengero. twebwe uruhimbi ntiturujyaho turajya kure. ariko tureka tugaruke uyu muraba usohora abantu ukabambura inshingano. uyu muraba w'abagabo tugarukeho bagenda bashize n'inzara. uyu muraba w'abagabo bacometse inzara ahangaha. uyu muraba w'abagabo batera tentire bakambara inweri z'abamama. uyu muraba w'abagabo bagenda ngo nk'ababisi gusa. uyu muraba utumye umugabo agenda ahetse isakoshi avuga ijwi nk'iry'abamama. ubundi muteye muturuka he? uyu muraba muje muti, ubundi muri bane. ese mu minsi ishize ko tutababonaga muvuye? ubundi ninde ubazanye? uyu muraba ubundi uyu muraba ubundi ibyo mwazanye ni ubundi ibyo mwabisubije iwanyu. umuraba utuma umugabo yitukuza ari umugabo, umuntu akitukuzaho ari umugabo. uyu muraba utumye umugabo yisiga ruje arevure ni muri abanyabanye. uyu muraba utumye umugabo yisiga fondo. uyu muraba utumye umugabo yisiga fondo te. ibi ni byo byatumye nk'abamuremure. uyu muraba utumye abagabo basokoza ingohe. uyu muraba utumye abagabo bacomeka inzara. uyu muraba kweli uzi ko bari kwambara n'udukweto nk'utw'abamama n'udusakoshi we n'udusakoshi. abamama bacu abagore bacu babuze amasakoshi, aba bagabo bayamaze ikanzu ugasanga umugabo yayigusa ari kuyipima. ubundi ibi ni ibiki muteye muturuka he? muhubura amahino turabasubiza iyo mwavu, muhubura amaherena ku matwi, turasubije iyo mwavu, kuramo ingutiya muri abagabo mu izina rya Yesu. nta soni mbega umuraba. ese ubundi
tuvuge uyu muraba uteye aba bagabo bafata inanga bagacuranga mu rusengero bambaye ubupantaro bufunze hasi butagira amasogisi bakopetesheje ubucupa mwaretse icupa kuri mwa muraryambaye ubundi muraba ni ibiki iyi mirongo mufite aha mu mitwe iyi mirongo igana iyi mihanda irajya hehe mu mujyi wa Kigali nta mihanda ugasanga n'umucuranzi w'ingoma ngo ari gucurangira Imana afite isura ibibene mu masura aya masura yo muri buwate yegora kusa naho wavuye akombeka imiraba barasa naho bavuye donc bafite ifoto zaho bavuye kandi bari mbega imiraba ariko rero ibi byo turabyirukanye imiraba itumye umukecuru yambara mene imiraba itumye umukecuru atebeza ataye yarapfuye iyi miraba ituma umuntu ufite amaguru ameze nk'ayanjye aha ngaha yambara mini yagenda mu muhanda ukagira ngo amaguru ukagira ngo ni ibimamiro ukaba wakwiruka byashaje imigozi iri ku maguru wagira ngo ni abesitara amashanyarazi bayisitaye ku maguru iyi miraba itumye utamenya ukuri ngo isobanukirwe ubundi uyu muraba utumye mutamenya Yesu umuraba utumye usangira umugabo n'umwana wawe ubundi uyu muraba uturutse he Pawulo rero ngo aratangaza hejuru y'iyo miraba yose yego waravuga ngo uri bubyumve ntawe uragira icyaha rwose umuntu uri bwumvire ntacyo upfa guhindukira gusa cyane upfa kumvira inama gusa nibyo noneho ngo amaze gutangaza ayo makuru ngo bagezemo hagati niho wari ugeze inkogi imenetse mugeze hagati irameneka nibavuga kumeneka yaramenaguritse ariko ngo abana b'abahungu barimo abanyabwenge barimo bafata akabaho ati dufite ikimenyetso kare akabaho kuki kasigaye ariko aka kabaho we kuki uyu muntu yiyongoje ati ndafata ikimenyetso cyaho ndafata ikimenyetso cyaho twatabaye ntarwane n'amazi ikimenyetso cyaho yavugiye yego ivuga twari duhari ndafata bazi ikimenyetso cy'uko yavuze hari abantu basigaranye ikimenyetso none se uriya mugore utuvuta uriya serivati si akabaho ni akabaho siko konyine yari afite umuhanuzi ati yarabandi ati wowe umva uko bimeze tira ibintu kuko utanza naho bya bindi kuko akabaho uragafite kuko akabaho uragafite ntakabona ikimenyetso cya Yesu cyabonetse ufite ikimenyetso cy'amaraso ni uko cya Yesu ufite ingingo ikurengera ufite itikiribo ufite ingingo ikurengera ikimenyetso cy'amaraso reka tubwire abantu hari inzira y'isugi yego kari akabaho ni inzira y'isugi kabisa ni inzira itamenyerewe hari inzira Imana itaracamo zikiri amasugi igiye gucamo ni inzira utakwirwamo ntabwo yari imenyerewe ni inzira ubona ko Imana itakwirwamo izindi barazitambitse izindi rwose ariko ubutabazi bw'Imana yewe buciye ahantu utatekereza ubutabazi buje inkogi imenetse hari akandi kayira warahombye nibyo ndabyemera ariko hari akantu wasigaranye wafashije abantu ako gaterura ukajyana imbere y'Imana ako ni akabaho aka kabaho rero aka kabaho gafate neza wowe fata akabaho ubundi iryo shuri ry'umwana wishyuye aka kabaho k'umuntu wagaburiye aburaye aka kabaho ka mitiweli watangiye abantu aka kabaho ka bitanu byawe watanze indushyi karya aka kabaho wategeye abakozi b'Imana bajya mu murimo aka kabaho k'isi wangura itogosheje nkayirya hano hari abajya bazingurira mufate utubaho ariko hari umuntu ufite akabaho mu mujyi ndabizi azadukurikira hari umuntu ufite akabaho ndamwibutsa uriya mubyeyi wo mu uriya mubyeyi ingoma ye niyogera duhesheje umugisha buri muntu agira ingoma ye kara ni akabaho ako kabaho mama wowe gafate ibindi duherutse kunyura iwawe uravuga ati mu bwose mufate akabaho kariya kabaho katugeze ati ngira iduka buri muntu afata icyo ashaka buri cyo dufata nicyo ari kumwe n'umugabo ati mva mwafata icyo mushaka hajya nkubaza ndetse mfata iki nari nabuze icyo ntwara nawe utimfata iki nabonaga byose mbikeneye Yesu we ariko ndashimira Imana abantu rero bafite utubaho mufite ako kantu wasigaranye ako kantu wibitseho uko kuntu wambitse ipfubyi uko kuntu wambitse umupfakazi uko kuntu wishyuriye abantu mituweli uko kuntu wafashije abantu muri karitsiye utuye erega n'uwo muntu wahaye umuturanyi erega nako ni akabaho ariko mana nicyo gitenge wahaye umuntu ngo akenyere ariko mama Lionel akabaho katureze tugakura
akakabaho tukakagenderaho akakabaho kanzanye Kigali kakakuzana mu mvuye ku mujyi isuka mfite imyaka imeze nk'amaribori akakabaho wagendeyeho warakowe iriya myaka yose akakabaho nagendeyeho 11 gashira narakowe warakowe akakabaho nafashe nkaba mbyaye gatatu kandi bazize ariko uko mudafata akabaho fata akabaho kawe nkwereke uburyo ugiye kwambuka nkurikirwa n'abanyamwuka n'umunyamubiri unkurikira rimwe yigeze kuko unkurikira ahita yigenda ntabwo yamenye ibyo turi kuvuga ntabwo azi ikinyarwanda ni igihe burayi ufite akabaho ubu ni uri bunkurikire shetofa ariko uzi ko bibaye abantu bakiriye ukubaho biravuze ngo inyanja turimo yari iri mu muraba kandi inyanja nibavuga inyanja wumva isi ubwo reka tubafashe kubyumva tuvuga isi twe kubarushya mu mutwe isi urimo ifite ibibazo inyanja isi yakumeneye inkuge yabomotse ntuzi n'ibyo warupakiye aho byagiye ariko usigaranya akabaho rwose usigaranya akabaho iduka ryarahombye ariko usigaranya akabaho ntabwo uzi aho banyuze inshuti wagiraga ntuzi aho zanyuze mana we ariko usigaranya akabaho konte irashizeho ikintu ariko usigaranya akabaho izindi nazo zabaye boroke izindi ngo zarasinziriye uzi ko ngo bajya banazisinziriza hariyo mperutse kujya gukangura umuntu ambwira ati ese ko nari ngiye kukohereza umugati w'abana ntekera nimero za konti ati ko mageze se bakambwira ko wasinziriye iyo ndumva aragonnye reka ngo hinde urumva ariko nubwo wasinziriye hari akabaho ufite hari akabaho niko kagiye kwikingura yesu we wishurirwa ibintu yesu we dirapose again ariko nshuti yanjye fata akabaho aho uri muri Amerika warupfuye ariko akabaho warurangiye yawe byari birangiye ariko akabaho umuntu yawe uyu muraba wari uriho akakabaho iyo kataboneka cyari kurangira n'abantu kare kabaye utabawe n'akabaho kuko hari abantu bari kugenda bapfa nabo systeme y'akabaho batayimenye batayimenye noneho bagakomeza kugenda mu nkuge kandi yaramenetse ko ndabivuze none ako kantu uvuze rero aka kantu uvuze kubahwe abantu bari mu nkuge yaramenetse kandi ntibazi tekinike y'akabaho noneho bari kubona abandi bandize ngeri noneho bararangiye noneho bakababona bari kwibarangura mu mazi ariko atari bo bari kwibarangura ahubwo ari intumbi bari muri muvuga ngo vuga ngo noneho abandi nabo bakajyamo ariko babajya twari tuzi koga bakibarangurana n'imirambo hari abantu biri gutwara ariko wowe ukurikije iki kiganiro ufite aka kantu ukaba ubonye umenya akabaho ibanga ry'akabaho ngo pahura ngo amaze kuvuga cyo inkugi imaze kumeneka ngo bambukira ku kabaho ngo nta nubwo bari bazi koga nta nubwo uzi gucuruza ariko akabaho kakugejeje hakurya ukuri kw'Imana ntabwo wari uzi ko bubaka wa mukobwa ariko Imana irabikwiye ariko akabaho kakugejeje hakurya mu rugo yashotisa fo mikisa ntabwo wari ufite ukwambutse nta nubwo wari ufite amashuri ahagije ariko ufite akabaho kakugejeje nta kivugira wari ufite ubikinda ku kabaho nta na kirengera wari ufite ubikinda ku kabaho gahunda ni ugufata akabaho akabaho ushaka ubikinda ku kabaho Rusi yagafashe agera kwa Bowazi erega akabaho kameze nk'aka gasaya k'indogobe Samusoni yafashe turashize akagukubitisha abafilisitiya ngo nta n'umunota abikoze nta n'amasegonda ni ingungemo ubutabazi ntibutinze rero ntabwo bujya butinze abantu barindiriye Imana ngo byagezeho ngo bahita bambuka bagera hakurya ngo bene igihugu rero iyo tumaze gutabara bene umva nugeraho ndapfa ngo bene igihugu ndokotsa akabaho barokotsa akabaho amazi umuraba nurashira ihungabana ry'inkuge nurashira ihungabana ry'inyanja nurashira ihungabana ry'ikirwa Merita Merita kitagiraga ibyapa mukakinyuraho umwanya munini biracyari yose nibwo kibona mayoneze nibwo kiva mu ntara nibwo kinywa isukari nibwo kigenda muri kaburimbo y'i Kigali nibwo kibona amatara none utungukiye muri bene igihugu nibwo gikoramo ku gikuta mbere wazunguzaga igishirira kera nyakatsi zari zarakumaze noneho utabawe rero bene igihugu bahari fata ibyawe wimuke ngo bageze hakurya ngo bene igihugu bene igihugu baratuzengera bene igihugu uzi ko baba banambaye neza baba banitegeye bene igihugu uzi ko bafite na kontake baconda gutya imodoka ikikingura nta nubwo iba ari imwe bene igihugu uzi ko bagira amazu arimo pisine bene igihugu uzi ko bene igihugu iyo bari kuri kofi baragusenya ukarangira
bene igihugu bari ku nkoko bafite kirida uzi ko bakusenyesha kirida muri ryinyo ryabo bene igihugu iyo bagiye muri Nigeria bazanye envelope yego sha bene igihugu ngo bakoresheje ibiterane mu bihugu nk'umunani icyarimwe tukagira ngo ni ibiterane bagiyemo tugategereza indwara zikiriyeho tugaheba tugategereza abantu bahagurukije n'abanyabyaha batuje agakiza tugaheba bene igihugu bazi gufata utu tuntu bicumba imbago n'utugare bakabigura hariya bakabizana ngo n'utugare bakatwestaramo hariya atuza kukicaramo gutera vene ugaragaze ko mpagurutse ugaragaze ko uhagurutse bene igihugu ubu mu mujyi wa Kigali haguruka ikirema ubu zicana zose nitugende ubu hahaguruka ikirema imiryango yabo ntihuru aya bene igihugu niba bene igihugu barateguye bafite amagambo baritegera noneho ngo baritegera twari turi kuvuga Pawulo ku kirwa Merita yego icyo gihugu rero ni icyo kirwa ni Merita nyine yego abashaka kubireba ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 28 tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita ubu bene igihugu rero hari no kuntu babatibye se muvuga n'ibiki bene igihugu twavugaga niryo twavuze hatagira uzana ibindi ngo barangije baducanira umuriro kubera impuhwe batugiriye ngo imbeho yatwisha ngo ni bene data ngo dusangiye umurimo ngo twimikiwe rimwe ngo twahagurukiye rimwe baducanira umuriro baragira umuriro umaze kugeramo tubona igikururuka kigeze ku gikonjo kiraturuma ariko amagambo yakurikiye igikururuka noneho ngo icyo gikururuka rero akaba bene igihugu bari bagicanzemo ariko ibintu bagucangiye mu byawe nibisohokemo iyi nshira basesetse mu nkwe ibintu utatumiye nibikuva imbere bivemo ibintu utaza iyo biteye bituka nibikuva imbere nibyo ibyo bintu utazi umutwe n'ikibuno byabyo uko byatangiye nibiva imbere yawe ngo noneho ngo barakunkumura ngo Pawulo arakunkumura ariko ngo barabanje bamutega iminsi baravuga ngo Imana idacurwa kibera ngo cyakoza ngo igukirije mu nyanja ngo rokotse nyinshi ngomba ngo kuvanye mu cyaro uguhaye akazi ngo urashatse ngo ariko nubwo ashatse hari umuntu uvuga ati waramamaye ariko turajure ngo ni iminsi ibiri ebe idacurwa kibera iraje bagaragaza bigeze mbona ngo abegeze ngo abanga batagatifu ngo ni abantu badanje ngo nibo basobanura ngo iraje bagaragaze bene igihugu ngo ni ba mashini gandi yego bene igihugu bavuga amagambo inzoka ikuriho sha batanagutabaye nta n'ubutabazi bazanye Pawulo nawe ati ntacyo reka nkirekeremo ndabyumva ko ubumara bwinjiye ariko ubumara bwakubitanye n'ubundi ariko iyi nzoka nayo ifite uburere buke kubumara arangije kubugezamo n'amenyo arangije kwagezamo bikunde leta gushaka arangije rero afata umwanzuro ngo akunkumura icyo gikururuka mu muriro ubu ntugiye guhita usengera abantu ubu turasenza ahubwo amavuta yawe ndayemera amavuta ya gishumba sengerera aba bantu banjye bahora bankurikirana ariko karabaye bakunkumure nizere ko bari kugira gutya ubundi uracyari mu bicu uracyaryamye iki kintu cyafashe ibiganza uracyaryamye ubusa uryamye cyafashe ibiganza ukabudafata vora ikintu cyafashe ibiganza ukabutambara impeta ikintu cyafashe ibiganza ukaba uri sake ni ukuri Mana ishobora byose aleluya Mana y'imbaraga dukunkumuye igikururuka turakunkumura dukunkumuriye mu muriro turakunkumura tugikunkumuriye abatwitegeye babiri turakunkumura tugikunkumuriye bavuze ko kitazatuvaho dukunkumuriye ubugumba turabukunkumuye dukunkumuriye amakanseri yego di dukunkumuriye amadiyabete nibyo dukunkumuriye amaepetasiyo dukunkumuriye indoto mbi dukunkumuriye abadayimoni yego dukunkumuriye abasimu dukunkumuriye guhekenya amenyo ibiniga abantu dukunkumuriye ibitwara ubwenge ibiratesha abantu nabi dukunkumuriye izo mbaraga izituma tudatera imbere dukunkumuriye impanuka turakunkumura dukunkumuriye ibiheza abantu yego mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu uyu muntu tumukuyeho umwaka tumukuyeho kabuteri dukunkumuye imbaraga zamurwanya izamufasha ibiganza dukunkumuye ibyatuma udashaka izafasha urutoki rwambara impeta dukunkumuye imbaraga zarwanyaga amafaranga yego dukunkumuye imbaraga zahijeje ibyawe mu kirere yego mu izina rya Yesu amena birabaye shalom mwakira ibimenyetso amina Imana ibahe umugisha.